kuri mikoro hano i Washington muri kumwe na Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira n'abanyapolitiki babiri b'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Amashyaka yabo yiyemeje kujya gukorera mu politiki imbere mu gihugu. Mu Rwanda turahera mu Busuwisi. Nizeye ko mutwumva neza. Ndakumva Karekezi, urakoze kumpa ijambo. Nitwa Mbonimpa Jean Marie, nkaba ndi umunyarwanda ubarizwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Muri politiki mbarizwa mu ishyaka RDI Rwanda Rwiza riyoborwa na Twagiramungu Faustine, nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Ndabasuje cyane bwana Mbonimpa Jean Marie Vianney, muri aho murakomeye? Yewe cyane Karekezi. Twatumiye kandi mu kiganiro cy'uyu munsi undi mushyitsi Yohani Damascene Munyampeta, nkaba ndi umunyarwanda nanjye, nkaba mba mu gihugu cy'Ububirigi aho bita Buruseli. Hanyuma mu bya politiki nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka PDP Imanzi. Ishyaka PDP Imanzi rijwe ko ishyaka ryashinzwe na Mushayidi Deogratias na bagenzi be. Mushayidi ngo ufungiye mu Rwanda, hanyuma rikaba riyoborwa ubu ngubu na Vice President Ariwe Karangwa Gerard Semushi, hakaba nanjye umwungirije Munyampeta Yohani Damascene n'abandi batunganiye. Namwe ndabasuje cyane bwana Jean Damascene Munyampeta, muri aho neza? Muri aho neza Karekezi. Bihuranye nuko uyu munsi ni tariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2013 abanyarwanda bongeye kwibuka ku 19 jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. na makuba yakwiriye u Rwanda mwese mwakurikiranye turagarukaho mu kanya. Ariko icyo muri yo mwembi nuko amashyaka yanyu yiyemeje kujya gukorera mu Rwanda muri iyi minsi. Mwafashe icyemezo, mbaheriyeho bwana Mbonimpa, icyemezo cyanyu cyatewe n'icyahanini ese kujya gukorera mu Rwanda bizahindura iki kuri politiki mwakoraga? Urakoze bwana Karekezi. Nk'uko watangiye ubivuga, nagira ngo twibuke ko turi mu cyunamo cyatangiye kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Mbere yo kugira icyo mvuga nkaba nagira ngo nifurize abanyarwanda ukwihangana kuko abenshi muri twe babuze ababo. Nkagira ngo rero ubwo tugiye mu cyunamo bibe umwanya wo kugira ngo twibuke bose nta kuvangura abanyarwanda nk'uko byo bigaragara rimwe na rimwe. Naho kubyerekeye icyo tubaza cyo kujya gukora politiki mu Rwanda, mu by'ukuri mu minsi ishize twabitangajeho byinshi. Ni umushinga dufatanyije n'ishyaka PDP Imanzi, donc ishyaka ryacu RDI Rwanda Rwiza, ryashimishijwe no kubona rihuje umugambi n'ishyaka PDP Imanzi. Tukavuga tuti igihe kirageze kugira ngo abantu bave mu buhungiro bajye gukorera politiki mu Rwanda kuko bafitiye igihugu imishinga yo kugiteza imbere, imishinga yo kugira ibyo duhindura mu miyoborere yacyo, mu majyambere yacyo no mu mibereho myiza y'abaturage. Tukumva rero ari ibintu byashoboka ari uko abantu begereye abaturage, ari uko babari hafi kugira ngo tubatinyure bashobore guharanira uburenganzira bwabo, kuko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze. Wenda nabamenye aha ngaha nkaza kugira ibyo nongeraho nyuma. Ni byiza ko tuganira, birumvikana n'icyemezo gikomeye cyo kujya gukorera politiki mu Rwanda muvuye hanze. Bwana Jean Damascene Munyampeta, namwe muri PDP Imanzi, uwo mugambi byumvikana bite ko umugambi mwahuriyeho? Urakoze bwana Karekezi. Nk'uko mugenzi wanjye Jean Marie Vianney Mbonimpa amaze kubivuga, ishyaka ryitwa ko ari ishyaka nyarwanda, ubundi inshingano yaryo ya mbere ni kujya gukorera mu Rwanda kugira ngo ryegere abanyarwanda ryitwa ko rikorera, maze rirebe ibibazo byabo bafatanye nabo barebe ko bagira icyo bahindura ku mibereho yabo. Gusa biragaragara ko amashyaka yacu yashingiwe hanze kubera impamvu zari zihari icyo gihe. Gusa igihe kirahagije tumaze gukorera hanze. Ubyakeye PDP ishingwa bwa mbere, tumuzi ko abakurikiranye amakuru yashinzwe na bwana Mushayidi na bagenzi be bagahita bajya Tanzania kugira ngo begere abanyarwanda. Byarabaye rero badukoma mu nkokora, ariko igihe cyarageze tuvuga reka dusubukure urugendo rwacu. Tugeze amahirwe tubona bagenzi bacu bo muri RDI Rwanda Rwiza, Mbonimpa amaze kuwusobanurira. Twishimira ko twafatanye umushinga, naho dushaka kugira ngo noneho twongere tugire ikirenge mu cya Mushayidi, tujye mu Rwanda na bagenzi bacu dufatanyije, twegere abanyarwanda, maze dusabe ubutegetsi buhari bwemere tubufashe duhindura ibintu, cyangwa se abanyarwanda baduhe uburenganzira tubafashe guhindura ibintu mu mibereho yabo buri munsi. Turebe ko ubutegetsi noneho bwageraho bukorera abaturage aho kujya gukorera ubwabwo. Ni umugambi ukomeye, ni umugambi kandi abanyarwanda bava bakagira bati ashobora kuba ari mwiza. Ariko se icyo umuntu yakwibaza bagira ati agashya mu bijyanye n'ingamba zanyu na politiki muteganyiriza abanyarwanda, cyane cyane murebye ko mu Rwanda hari amashyaka menshi atari make ahari akorera mu gihugu.
icyo mwumva mutandukaniyeho n'ayo mashyaka mwagaragariza abanyarwanda, mbahereyeho bwana Mbonimpa mu ishyaka ryanyu RDI Rwanda Rwiza, n'iki mwatubwira? Nibyo, muri RDI Rwanda Rwiza natwe ntituyobewe ko mu Rwanda hari ayandi mashyaka, gusa ayo mashyaka arimo ibice bibiri. Hari ishyaka rya FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, hamwe n'andi mashyaka mu by'ukuri asa naho akorera mu kwaha kwaryo bafatanyije kuyobora igihugu. Hakaba n'icyiciro cya kabiri cy'amashyaka ashaka ko ibintu bihinduka, aribyo bita opposition mu gifaransa. Ayo mashyaka ya opposition rero usanga mu by'ukuri atemerewe gukora mu bwisanzure, harayanditswe ariko bakayibuza gukora mu bwisanzure nk'ishyaka PS Imberakuri. Hari ayo banze kwandika nk'ishyaka Green Party cyangwa se ishyaka FDU Inkingi, ndetse umuyobozi waryo Madame Ingabire Victoire akaba yaratawe mu buroko. Tukumva rero ko mu by'ukuri nubwo mu Rwanda nyine hari amashyaka, ariko biragaragara yuko hari byinshi bigomba guhinduka, kandi ayo mashyaka kugeza ubu ntabwo arabigeraho. Turumva rero igishya nk'uko bivuga ari uko amwe mu mashyaka ari hanze, kandi arahari menshi arenga 20, yakwiyemeza kujya mu Rwanda gutera inkunga amashyaka yandi aharanira uburenganzira bwayo, cyane cyane ayo navuze FDU, PS, ndetse hari na PDP Imanzi, umuyobozi waryo Mushayidi akaba afunze. Twumva rero ko abari hanze bashaka ko nabo ibintu bihinduka, bakwiye kujya mu Rwanda bagafasha abariyo bagerageza guhangana n'ingoma y'igitugu bananizwa, bakaba rero bakeneye mu by'ukuri inkunga. Kandi muri iyi minsi hari abantu benshi badutakambira, cyane cyane urubyiruko, bavuga bati nyamuneka nimuze. Abantu benshi mu gihugu barifuza ko ibintu bihinduka, ariko bafite ubwoba, ariko ntabwo bemererwa guharanira uburenganzira bwabo. Nimuze rero mubatera inkunga, dufatanye turebe ko ibintu byahinduka nk'uko abanyarwanda benshi babyifuza. Guhindura ibintu ni ingingo yabikomeye, ni igitekerezo cyiza, ariko se murebye ko mwabikomojeho mu kanya, Madame Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka FDU Inkingi yatahutse avuye mu Buholandi ajya mu Rwanda, ariko hajemo ikibazo kijyanye n'amategeko, ishyaka rye ntiryandikwa, nawe ubwo arafungwa. Bwana Deo Mushayidi wa PDP Imanzi nawe arafunze. Bwana Ntaganda Bernard Metre Ntaganda Bernard nawe wa PS Imberakuri arafunze. Bwana Jean Damascene Munyampeta, mwe sinira muri umwe mu bazasubira mu Rwanda mu ishyaka ryanyu PDP, ariko se mwumva mutazagwa mu cyuho nka kiriya abandi banyapolitiki bamwe baguyemo? Murakoze Bwana Karekezi kubaza icyo kibazo, ariko nk'uko mugenzi wanjye Mbonimpa amaze kubasobanurira, mu Rwanda nubwo bwose Mushayidi afunze, nubwo bwose Ingabire afunze, nubwo bwose Ntaganda afunze, hari abandi banyapolitiki babakurikiye babyemeje kandi bakiri abatoya, ariko leta bakomeje guhangana na leta ihari, ariko ntibabuza gukora. Ni ukuvuga rero ko turamaze dukomeje gutinya twese tugiye mu Rwanda badufunga, tukaragira akarere hari ahantu bahita badushyira muri prison twese, ni uko twaduteranye bagenzi bacu kandi bagiye tubatumye. Mushayidi ntabwo yafashwe ariko umushinga we bwite yafashwe yatumwe natwe. Ingabire yafashwe atumwe na FDI, na Ntaganda yewe yafashwe ari ishyaka yashinze kandi afite imigambi ahuriye na benshi. Abo bantu rero bafunze mu kimbo cyacu, ntabwo twabatererana ngo nuko bafunzwe, kandi mu gufungwa mu murimo wa politike, umunyapolitike bazi ko gufungwa bibamo bishoboka, si igitangaza. Niyo mpamvu rero twiyemeza kugira ngo tujye kuba hafi yabo, kuko mu byo dusaba harimo icya mbere gufungwa kwabo, ikindi cya kabiri aho gufunga urubuga rwa politike kugira ngo buri munyarwanda wese ushatse gukora politike ayikore, kuko umuntu wese ashobora kugira ubushobozi n'ubushake bwo kugira ikintu yongera ku gihugu cye. Ikindi cya gatatu tugasaba ko nk'uko umaze kubivuga mu kanya ati turi ku itariki ya 7 ko ibyabaye mu Rwanda turabizi, turifuza ko ibi bintu byatubayeho twakica tukabiganiraho, tukareba byagenze bite, byatewe n'iki, twakora iki ngo bitazagaruka. Muri make murashaka kugira ngo mwumvishe leta y'u Rwanda ko hakenewe si ibiganiro hagati y'amashyaka, hagati y'abanyarwanda? Ni ngombwa cyane muri mu gihugu nk'uko mubyifuza, nk'uko tubyifuza mu gihugu, kugira ngo tunabereke yuko ibyo tuvuga ubushake dufite bwo guhindura ibintu atari ubushake bwo kuba hanze. Kuko uyu munsi abategetsi baravuga ngo bari abantu babashuka bibera mu mahanga ntabwo bazibaza umubaho. Abantu bakwibaza, hari abantu bakwibaza cyane cyane muri iyi minsi, ahubwo leta y'u Rwanda yatangije ingamba zifatika ifatanyije n'umuryango wa HCR ushinzwe impunzi kugira ngo abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zitahuke bitarenze 3 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Muri gahunda izo nzego zombi, izo mpande zombi, leta y'u Rwanda n'umuryango wa HCR byiyemeje. Abantu bakwibaza niba atari gahunda muteganya kuba mwatahuka mu gihugu, Bwana Mbonimpa?
urakoze kubaza icyo kibazo. Mu by'ukuri abantu bakunda kwitiranya gahunda yacu yo kujya gukorera politiki mu Rwanda no gutaha kw'impunzi nk'uko umaze kubyibutsa. Gusa nagira ngo nunge mu rya mugenzi wa Munyampeta, ikintu gikomeye cyane cyane duharanira ni uko mu Rwanda haboneka urubuga rwa politiki abantu bashobora kwisanzuriramo bagatanga ibitekerezo byabo, bagatanga umuganda wo kubaka igihugu cyabo. Kandi ngira ngo nawe urakurikira uko byagiye bigenda mu myaka yashize, cyane kuri aho ngaho muri Amerika mu mpera z'umwaka w'2011 ubwo ambasadrice Susan Rice w'umunyamerikakazi yasuraga u Rwanda, yabwiye abayobozi b'igihugu ati biragaragara yuko mwagerageje guteza imbere igihugu cyanyu, ariko hari ikintu gikomeye kibuze, harabura demokarasi, harabura urubuga rwa politiki abantu bakwisanzuriramo. Natwe turavuga tuti reka tugende mu Rwanda dutsindagira icyo kintu cy'uko hagomba urubuga rwa politiki, ndetse mu gutangira abanyapolitiki bafunzwe barekurwe, n'abandi banyarwanda bazira ibitekerezo byabo bari mu buroko barekurwe. Hanyuma urubuga rwa politiki niruboneka bigaragara yuko abanyarwanda bari guhabwa uburenganzira bwabo, n'impunzi ziri hanze zose zizaboneraho gutaha, nta n'ugombye kuzinginga kuko zizaba zibaza ziti mu Rwanda ibintu biratunganye, umuntu ashobora gutaha akishyira akizana akagira agashinga akorera umuryango we, akaba yageze mu buyobozi bw'igihugu, akaba yakorera leta se. Donc turumva mu by'ukuri urubuga rwa politiki niruboneka n'ikibazo cy'impunzi kizasa naho kikoze, kuko nta mpamvu zizaba zikizitira abanyarwanda hanze ngo babe bahera ishyanga. Muri make murafatira iya mbere impunzi zaba zifuza gutahuka mu gihugu. Bwana Munyampeta, izo mpunzi Bwana Karekezi, impunzi impamvu zabayeho ibibazo bizwi, yewe twe biradutangaza ne tubona nka leta iyobowe na FPR ari ibi ya mbere mu gusaba ko ikibazo cy'ubuhunzi gihagarara, ko gusaba ubuhunzi gihagarara, kandi izi neza ko itera ikibazo cy'ubuhunzi buri munsi. Buri munsi tubona abantu baza benshi basaba ubuhungiro kandi bavuye mu Rwanda kandi bitwa mu gihugu cy'amahoro. Biratangaza ko na leta yagombye kubarengera ariyo isaba ngo ubuhunzi HCR buvaneho ku Banyarwanda. Twe rero turifuza ko barekuye nk'uko mugenzi wanjye Munima yavugaga, bagafungura urubuga rwa politike, bagafungura abantu bageze barengana, bagafungura urenganwa akarenganurwa. Tuzi neza ko abantu bakiciwe ntaho birukankanye, ariko se umuntu wagiye ahunze umugarute kandi azi icyamujyanye ko kitararangira. Reka tureke abo bantu n'icyarangira baziza ntaho bazanye ku ngufu. Ntago umuntu wahunze utakoresheje guhunga uko ahunga agomba no kukubaza uko agomba gutaha. Abo bantu bazitahana, igihugu gitungana. Ibyo tubifuriza. Nibutse kandi mwe mukomeje kutwumva, ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro dusangira ijambo, ni ikiganiro dusangira ijambo mugezwaho muri uyu mwanya na Etienne Karekezi. Hanyuma se kugeza ubu mu mashyaka yanyu anyuranye, ndavuga RDI Rwanda Nziza na PDP Imanzi, Bwana Mbonimpa, mwari mwafata itariki, ndavuga igihe ntakuka mwumva abanyapolitiki banyu bazasubira mu Rwanda bagatangira gukorerayo politiki? Twabitangaje mu kiganiro ngirwaruhamwe duherutse gukoresha i Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu. Twongeye kwemeza ko bitarenze itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kamena muri uyu mwaka aba mbere mu bahagarariye amashyaka yacu bazaba bageze mu Rwanda. Ibyo ntabwo bikigirwaho impaka, igisigaye gusa n'ukubitegura kuko hari ibikorwa by'ibanze bigomba kugerwaho kugira ngo iyo tariki zubahirizwe, ariko itariki yaremejwe ntabwo ishobora kuzahinduka. Kandi mu bazatahuka sinzi niba mwarafashe umugambi wabyo, ariko harimo umuyobozi w'ishyaka ryanyu, namwe ubwanyu birashoboka? Birashoboka kubera ko abantu bari mu buyobozi bw'ishyaka ryacu ni ukuvuga ko bafitiwe icyizere na bagenzi babo. Uwo ari we wese uri mu buyobozi, ari abari mu buyobozi bukuru, ari abakomiseri b'ishyaka ndetse n'abayoboke basanzwe, uzagaragaza icyizere cyo gutaha mu wa mbere cyangwa se ishyaka rizasaba kurihagararira azubahiriza iyo nshingano nta kundi byagenda. Bwana Munyampeta, ndabashimiye cyane Bwana Mbonimpa kuri iyo ngingo. Bwana Munyampeta, mbagarutseho mwe, hari amatora ateganijwe y'abagize inteko ishinga amategeko mu Rwanda uyu mwaka mu kwezi kwa 9. Amashyaka yanyu cyane cyane mvuga ishyaka ryanyu rya PDP Imanzi, mwamushaka gutahuka mu gihugu kugira ngo mwitabire iyi gahunda y'amatora y'abadepite? Bwana Karekezi, ikibazo cy'ubutegetsi ntabwo ari ikibazo dutindaho cyane twebwe, kuko turavuga uti ubutegetsi bawuduha abanyarwanda batabanje guhumurizwa byatumarira iki? Isunguruke ubutegetsi kandi abantu bakirwa bahunga, hari ikintu bimariye mu by'ukuri? Twebwe ikibazo cy'ubutegetsi ntabwo tugitindaho cyane, kuko tuvuga uti icyamura ko abanyarwanda banza bagahumurizwa bakagira amahoro muri bo maze bakitiramo abategetsi bashatse. Tugarutse ku kibazo cy'amatora arimo kwezi kwa 9,
tuzataha mu kwezi kwa gatandatu gutangira cyangwa kurangira, ariko ntikuzarenga. Ayo mezi asaba asigaye nayo kwiyandikisha, nayo gushaka ibyangombwa, nayo gushaka aho tuba, ntabwo yaba ahagije igihe twitegure ujya mu matora. Tugiye mu matora twaba turimo kwibeshya kandi ntabwo tubishaka. Icyo twifuza ni ugutegura n'abanyarwanda, tugategurana ibihe bizaza abanyarwanda bose bagize amahoro, bahumurijwe. Ibyo twifuza, ntabwo ari amatora tujyanye. Ntawe ubyifuza ko ariko byagenda, ariko se Bwana Jean Marie Mbonimpa, tuvuge hari gahunda mufite nimugera mu Rwanda muzakora z'ibanze, ishyaka ryanyu niritemerwa bizagenda bite? Mu by'ukuri uravuga uti ishyaka ryanyu niritemerwa, aho wamye kutubaza uti ishyaka ryanyu niryemerwa, kuko nibyo biri mu buryo, nabyo tubivuge byombi. Nta mpamvu yagombye gutuma bangira ishyaka kwandikwa mu gihe ryujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko. Gusa ibyo byangombwa bisabwa n'amategeko birazwi, ntabwo ari umurimo woroshye. Nk'uko mugenzi wa Munyampeta bivugaga, bizadusaba amezi yo kwitegura nyine kugira ngo twuzuze ibyo byangombwa, kugira ngo haboneke abantu bazasinyira ishyaka baturutse mu turere tunyuranye tw'igihugu, kugira ngo hajyeho inzego z'agateganyo maze ishyaka riboneye kwandikwa. Twumva rero ko mu by'ukuri nta mpamvu yagombye kutubuza kwandikwa, cyane ko mu gutegura ibyo byose tuzaba twubahiriza amategeko. Nkagira ngo ariko nanjye ngira icyo mvuga gitoya ku byerekeye icyo cyerekeranye n'amatora. Nta kibazo. Mu by'ukuri hari abantu bibwira yuko ikijyanye amashyaka yacu mu Rwanda ari ukusabiriza imyanya mu butegetsi, cyangwa se ari ukureba ukuntu twakwiseseka ku marite y'amatora y'abadepite. Ibyo ntabwo ari byo, kuko igikuru ni uko haboneka urubuga rwa politiki, bikagaragara ko mu by'ukuri amashyaka ya politiki n'atavuga rumwe n'ubutegetsi akora mu bwisanzure. Noneho umunsi urwo rubuga rwabonetse, bizatuma abantu berekana ibitekerezo byabo, berekana imigambi bafitiye igihugu, berekane ko igihugu hari ukundi cyayoborwa, ndetse bavuga bati abafitiye imigambi igihugu cyacu nitwishyire hamwe, tugirane ibiganiro bitaziguye, twerekane icyerekezo cy'ukuntu igihugu cyacu cyayoborwa. Noneho niba n'amatora agomba kuba nyuma y'amezi cyangwa y'imyaka abantu baba bumvikanyeho, nyuma y'inzibacyuho, azabera amatora anyuze mu mucyo, ari amatora koko aturutse mu bwisanzure kandi abayobozi bayavuyemo bahagarariye koko abaturage. Mbega turifuza kuzajya mu matora, ariko umunsi ibintu bizaba byahindutse, umunsi hazaba habonetse urubuga rwa politiki rwatuma abaturage batora mu bwisanzure. Ndabashimiye cyane. Mbagarukeho gato cyane nsa nk'uwanzura Bwana Jean Damascene Munyampeta. Nk'uko natangiye mbivuga, ni ibihe by'icyunamo mu Rwanda kubera jenoside. Ni ku nshuro 19 abanyarwanda bazirikana, batekereza, bibuka jenoside yabaye. Musubije amaso inyuma Bwana Munyampeta mukareba kuri inshuro 19, ubutaza bari inshuro ya 20, igihe kiriruka cyane, murebye ku bijyanye n'ubworoherane bw'abanyarwanda, gahunda yo guhuza abanyarwanda, ubumwe n'ubwiyunge, icyo mubona kuri isabukuru abanyarwanda bagira batireka ibi byarabaye, ariko icyo twakwishimira intambwe yatewe niyi, icyo mwatubwira niki? Bakoze kutwibutsa icyo kintu gikomeye cyane cyuko habaye amarerwa iwacu. Nk'uko rero natangiye mbikubwira, muri by'ukuri mu bintu tugomba gusaba bikomeye cyane ni ikintu bita urubuga rwo kuganira ku mateka yabaye mu Rwanda, ku marorerwa yagwiriye u Rwanda. Kugira ngo icyo kintu gishoboke, ni uko leta yabigiramo uruhare, maze abanyarwanda umwanya wo kwicana bakaganira, bakicana ku masegiteri yabo, bakicana mu maserire yabo, bakaganira bakabata ibintu byabaye bite kugira abanyarwanda babyuke bicane, kandi ubundi barakundanaga, barashyingiranaga. Noneho byarangira tumaze guhumurizanya, tukabata ibintu twabigenza gute kugira ngo twongere kubaho ukundi, umunyarwanda wese yicare atuze, maze twumve ko u Rwanda rubaye amahoro nk'uko rwahoze. Ibyo rero nibishoboka, PDP izabigeze ku nshingano zayo, kandi n'umva na ED yitwara ibiganiro bihagije, tuba tugeze ku nshingano zayo. Abanagira ngo rero nifuza abanyarwanda kwihangana, kugira ngo bamenye ko amashyaka yacu aje, icyo abifuriza ari amahoro, icyo abifuriza ari kugira ngo ibintu byabayeho bitongera kubaho ukundi. Turifuza ko kandi turanizera ko amashyaka yacu nagera ku butegetsi nk'uko tubyifuza, u Rwanda rutazongera gukomera nk'uko rwabaye bishyizwe mu magorwa n'ingoma mbi. Ntabwo tubyifuza, kandi tuzi neza ko tuzabigeraho icyo duharanira. Namwe ndabashimiye cyane Bwana Munyampeta Jean Damascene. Namwe Bwana Jean Marie Mbonimpa, nagira ngo mwanzuriye kuri iyo ngingo, mwe icyo mwumva muri iyi minsi ku nshuro 19 abanyarwanda bibuka, icyo mwumva abantu bazirikana batekerezaho kurusha mu bihe byashize, nk'uko muvuga muti bategurira ejo heza, niki mwabwira abanyarwanda batekerezaho muri iyi minsi? Barakoze Bwana Karekezi. Ni ngombwa koko muri iki gihe cy'icyunamo ko twagira ubutumwa
twoherereza abanyarwanda mu izina ry'ishyaka RD Rwanda Rwiza. Ndasaba abanyarwanda ko muri iki gihe cy'icyunamo byaba umwanya wo gutekereza ku mateka ababaje y'igihugu cyacu, tugatekereza ku mahano yabaye, ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe mu Rwanda ndetse no mu mashyamba ya Kongo. Twatakaje abantu benshi, bikaba rero ari ngombwa ko abantu bumva ko amahano nk'aya atagomba gusubira mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turumva bikwiye ko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bafata umwanya wo gutekereza ku mateka yabaye, kuko ikibazo dufite nuko usanga amateka agorekwa cyangwa se ugasanga amwe bashaka kuyahisha cyangwa se abari ku butegetsi bayavuga uko atari. Turifuza rero ko amateka yakwigishwa urubyiruko rukayatekerezaho, ariko ruyabyaza mu by'ukuri ibitekerezo bigamije ubwubahane, ubwiyunge bw'abanyarwanda, kugira ngo mu by'ukuri ubworoherane n'ubwiyunge bizabe intandaro byo kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda rw'ejo twifuriza urubyiruko rw'u Rwanda. Ndabashimiye Bwana Mbonimpa Jean Marie aho mu Busuwisi. Ndabashimiye namwe Bwana Yohani Damascene Munyampeta mu Bubiligi. Namwe nshuti mwatwumvaga, nongeye kubashimira.